neza, sinzira neza usenga, sinzira neza usenga, sinzira neza uryamye n'abamarayika, sinzira neza n'inzozi zize ku bwinshi. Hari ab'inzozi zagiye, hari ab'inzozi zitakibaho, Satani yazambuye, ariko reka zigaruke mu izina rya Yesu. Nayiwe hari ab'ihumure ryagiye, reka ihumure ryongere rigaruke mu nzozi. Uyu mushiki wanjye, uyu mwene data, umubere Imana, umubere umucyo, uyu mugaragu wawe mubere ibyiringiro mu izina ryawe ryera, mubere inkabo, senganye nawe, murwanirire mu izina ryawe ryera, mube hafi neza n'imbabazi zawe bitinde ku mwana wawe mu izina ryawe ryera, ugumane nawe, higa ibimuhiga, rwanya ibimurwanya, byamuhagurukira mu ijoro, ndabicecekesheje mu izina rya Yesu. Data wa twese uhoraho, ndatuye ngabo z'abamarayika zize zimugote icyumba aryamyemo, Data wa twese mwiza, zikigote imbere n'inyuma aho abana baryama mu izina ryawe ryera, uhagere Data usumba byose, ubwiza bwawe bugotera runo rugo mu izina ryawe ryera, Data usumba byose, ibyumba byose ngabo z'abamarayika zibihagarareho mu izina ryawe ryera. Mwana we ndamusengeye, nubane nawe mu izina ryawe ryera, nisengesho yo kuryama, Data usumba byose, Data usumba byose, umubere Imana, umubere umucyo, umubere ibyiringiro, gakiza kawe Data gatinde ku mwana wawe, kugira ngo izina rye ryubahwe, kuko uri Imana nyembaraga. Data mwiza mwamuraho, Data munyembaraga, wowe uriho kandi uzahoraho, imigambi yawe ni myiza n'iteka ryose. Muja wa mugaragwa, murinde ikibi cyose, murinde ikibi cyose, murinde ikibi cyose mu izina rye rikome. Data usumba byose, reka atabarwe n'iri joro, kongera ahabwe misiyo mu izina ryawe ryera, yongera agire inzozi nziza, inzozi zizasohora, inzozi zifite ukuri, inzozi z'icyerekezo mu izina ryawe ryera. Mu burwayi marayika ze amukoreho, Data twese mwiza, akore ku kibazo, Data buke mu gitondo mucya wowe yakize. Mwana ashimwe amahoro, ndagusuhuje wowe uri mu Rwanda, ndagusuhuje wowe uri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, wowe uri Amerika, Aziya, hose Afurika n'ahandi hose mu isi hatandukanye. Naya byose ndagusabira amahoro, kandi ndakubwira ntiwitinya, mu ijuru hari Imana itabara, hari Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, niyo Mana ifite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwawe. Ni Pasiteri Labani, inshuti yanyu, ushobora kuba unyumvise bwa mbere, ariko nanjye ndi umwana w'Imana, umwana w'Imana, mu bakunda Imana nanjye ndimo, mu bagenzi bajya mu ijuru nanjye ndabihatanira kandi ndabyingingira cyane. Imana izamfashe, izambereze byiza, ariko ndabyizeye ko nzagera mu ijuru, ko nzagera mu ijuru. Hari ikintu njya nkunda kubwira abantu, ndababwira ngo ubwo ndihaye agakiza, hari abagabo bangana nganjye uyu munsi bakicyandavura, bakiri mu isi y'ibyaha, ariko njyewe Yesu arandeba, arantoranya, angirira icyizere, angabira agakiza, angabira agakiza, amba ku mwuka we wera, angira umwana w'Imana. Ibyo ngibyo binyemeza ko n'ibindi ko nabyo azabikora, kuko buriya ikintu nababwira inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, ijuru ni iry'Imana, kandi iri juru Imana ibamo, natwe yadusigiye umuryango wo kuzaryinjiramo, ariko Imana irangije itanga kondisiyo, iravuga ngo umuntu ushobora kujya mu ijuru azaba yujuje aya mategeko, azaba arangwa n'ibi byangombwa, azaba ari umuntu witwararitse gutya mu buzima bwo ku isi,
uko twitwara hano mu isi ni nabyo bidufungurira inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Nifuje gusengana namwe, Imana ibagirire neza kandi itindane namwe. Ni isengesho nise ngo isengesho rya nijoro. Isengesho rya nijoro, senga usinzire neza. Reka nongere nsubiremo, senga usinzire neza. Mu buzima tubayemo hano ku isi dufite byinshi biturwanya, dufite byinshi biduhiga. Bibiliya ivuga ngo Imana iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Cyagiye usinziriye uhezeyo, cyagiye usinziriye madamu wawe ukunda utakimwumva, cyagiye usinziriye abana bawe ukunda utakibumva, cyagiye usinziriye akazi kawe utakikibuka ko kariho, cyagiye usinziriye konte yawe wayibagiwe. Ariko Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa ikongera ikavuga ngo yewe nyira runaka, yewe runaka, wongera ubeho, wongera ukanguke. Burya Imana yabishatse wasinzirira ko nduzakanguke. Burya cyagiye uba wasinziriye ukaba utakikiyumva, burya icyo gihe uba winjiye mu rupfu. Icyo uba usigaranye ni kimwe, ni umwuka wowe uri guhumeka. Turashimira Imana rero ko iba yabanye natwe, tukaryama cya gihe bya bintu byose ukunda. Yewe mukobwa uri kunyumva, wa muhungu wawe werutse kugusaba urukundo, yewe musore uri kunyumva, wa musheri wawe uherutse kwemera urukundo, mukaba muri muri fiyansaje, cya gihe ukaba wamwibagiwe. Ariko Imana ikongera ikagukangura, ngeje ugakomeza ubuzima, kongera ukamwandikira timoningi, how are you, n'ukundi kose wabyita. Ariko ni Imana iba yabikoze, inshuti zanjye. Ni Imana iba yabikoze, ni Imana iba yabyemeye, ni Imana iba yabitegetse kugira ngo bibeho, bikabaho. Mana nishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cya 9, ndasoma ku murongo wa 28. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni 9, ndasoma ku murongo wa 28. Atubwira ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Vuga ngo gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he irahinduka, ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru, irarabagirana. Abantu babiri bavugana nawe, ari bo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe, urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, Databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose, n'indi ya Eliya. Yabivugiye yatyo kuko atarize ibyo avuga. Akivuga igicu kiraza kiramubakingiriza, bakijyamo, bakinjiyemo baratinya. Ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu umwana wanjye natoranije, nimumwumvire. Iryo jwi ricecetse, babona Yesu ari wenyine, barabizigama, ibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, ndi ku ndego ivuga ngo senga usinzire neza. Hano Yesu yarasenze
ntabwo hari ku manywa, hari nijoro, ngo azamukana batatu bo mu bigishwa be bajya ku musozi bajya gusenga. ariko igihe bari gusenga, ngo ishusho ya Yesu ihinduka ukundi, n'imyambaro ye ihinduka ukundi. Bibiliya yavuze ngo ararabagirana. Mana ishimwe cyane. Mu kanya maze kubwira ngo mu ijoro hanyuramo ibintu byinshi, hacamo ibintu byinshi. Ushobora no kuba uryamye isazi ikakurya mu kanwa. Hari abaryama hari abasinzira basamye. Ushobora no kuba uryamye inzoka ikaza ikinjira mu kanwa. Hari ibikoko byinshi, ibinyenzi, ibisazi, ibitogangurirwa n'ibindi byinshi tuba tutiteze ko byagera mu cyumba harya turyama. Ibyo byose burya biba nabyo biri kugendagenda, biba biri gukora muvumo. Ushobora no kuryama rwose igitogangurirwa kikaza kikakwinjira mu izuru, ukiye turuva kiri mu mutwe wawe. Ibaze ngo ubigenze gutyo uko wakanguka bimeze. Ushobora no gusinzira igitogangurirwa cyangwa se ikindi gikoko runaka kikaza kikinjira mu gutwi kwawe. Ibaze gisesiye kikagera iyo hirya kure. Dongo Imana iba yahabaye mu ijoro. Niyo mpamvu Imana iremye amanywa, irema nijoro. Ariko burya ijoro Imana yariremeye kuryama tukaruhuka. Burya tutaryamye twasara, tutaryamye twapfa vuba, tutaryamye twasaza vuba, tutaryamye ngo dusinzire tubuke twongere twiyinuze, byaba ibindi bintu. None rero nyemera dushingiye kuri iri jambo, hano hari mu ijoro Yesu azamukana n'abigishwa be ajya gusenga. Ariko muko gusenga yabonye igitangaza cy'Imana ishobora byose. Yabonye igitangaza, yarabonekewe, niko nabyita. Bari abagabo babiri babonekana nawe, iryo ni iyerekwa cyangwa se no kubonekerwa. Nyuma nayo ku giti cye imyenda ye ihinduka ukundi, n'ishusho ye ihinduka ukundi. Bariya bigishwa bari bagendanye nawe ngo bo barahunikiraga. Ni guhunikira rimwe no gusinzira. Ni kwa kundi iyo ushaka gusinzira, ariko mu by'ukuri ndubona uburyama ngo usinzire bitewe n'impamvu. Muzarenga abakozi barara izamu, hari igihe ahwekera kakamufata, ariko akibuka imari ya bose we warinze, akibuka ko ari ku kazi ka bene, akibuka ko bashobora kuza kumwiba, akaba yakangutse. Hariya tubyita guhunikira. Guhunikira ni kwa kundi ibitotsi biza yatiro kakagutwara, ariko mu by'ukuri nta burenganzira ufite bwo kuba wakwirambika ngo uryame noneho neza bya bitotsi ubisinzi. None uko Petero ngo arahindukira yerekeza amaso ahantu Yesu ari. Arebye kwa Yesu kuri tere yiwe, asanga kwa Yesu ibintu byabaye byiza cyane. Nshuti yanjye, nawe iri sengesho rikubere ryiza cyane. Urote neza, usinzire, urote neza. Buriya nta kintu kiba cyiza ngo kuryama ukarota inzozi nziza. Ubundi turyamye mu nzozi nimwe Imana ivugana natwe. Turyamye mu nzozi Imana iraza ikavugana natwe, ikatubwira ibizaba, ikatubwira ibiri kuba. Mu nzozi Imana ivugana natwe. Burya mutandukanye, inzozi no kwerekwa biratandukanye. Inzozi ziza turyamye, kwerekwa unshura n'ubwo ndi mu modoka, ndi mu isoko ngerekwa. Imana ishimwe cyane. None rero tugiye gusenga. Senga usinzire neza mushiki wanjye, we mwene data ye mukobwa, uzumva ari musengesho. Senga usinzire neza. Na Yesu yakesheje ijoro ari gusenga. Iyo twaryamye dusenze turota neza. Urugo rwacu tuba dukikije ingabo zo mu ijuru z'abamarayika. Tuba duhamagaye marayika wacu ngo azabane natwe. Iyo dusenze mu ijoro tuba duhamagaye ijuru, tuba duhamagaye ubumwe.
hamwe kugira ngo ijuru n'isi bikorane, twebwe aho turyamye dukonegitane n'ijuru, bamarayika badusure, nimara kudusura Yakobo ngo yageze ahantu yisegura ibuye ahwekera gatoya ngo ariko abona ijuru ryamusuye, abamarayika bari kumanuka bandi bari kuzamuka. Oh, haleluya! Usinzire neza yewe mushiki wanjye, usinzire neza yewe mwene data, usinzire neza. Imana ishimwe cyane. Senga usinzire neza, senga uryame neza. Imana nishimye bana b'Imana kandi inshuti za Yesu. Ngo nuko ngo Yesu ngo ari hamwe n'abigishwa bari ku musozi barasenga, ku uwo musozi ijuru riramanuka, ijuru riramanuka. Nawe mu bitotsi byawe ijuru rimanuke, mu gusenga kwawe mu ijoro ijuru rimanuke, mu gusinzira kwawe ijuru rimanuke, mu mwanya wo gusurwa n'abadayimoni no gusurwa n'ibizimu n'ibindi ngibyo. Oya, ibyo ngibyo biveho mu izina rya Yesu. Huka abamarayika bagusure mu ijoro, bagusure. Nuko Petero avugishwa n'umunezero, maze kuvugishwa n'umunezero ngo ndabona twagize ibihe byiza, byagenze neza, ngo reka njyewe nje ingando imwe ya Mose indi ya Eliya, databuja n'indi yawe. Imana ishimwe cyane. Sinzira neza, sinzira neza, sinzira neza usenga, sinzira neza usenga, sinzira neza uryamye n'abamarayika, sinzira neza n'inzozi zize ku bwinshi. Hari ab'inzozi zagiye, hari ab'inzozi zitakibaho, Satani yazambuye, ariko reka zigaruke mu izina rya Yesu. Yewe, hari ibihumure ryagiye, reka ihumure ryongere rigaruke mu nzozi zawe. Nuko Yesu arasenga, ngo agisenga ishusho ye irarabagirana, ibintu biba byiza cyane kandi cyane. Mwene data, nawe mushiki wanjye wungurikiye telefone meregre defodo tanime rero yufo ronke kuse kontarimene. Reka dusenge Imana, dusenge dusinzire neza. Imana ishimwe cyane. Dusenge tugende neza, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dusenge dusinzire neza. Mwami Imana yacu, Imana isumba byose, urera kandi urakiranuka, izina ryawe niryubahwe. Uri data wa twese, ufite ubutwari n'ubushobozi, herekera kose data wa twese mwiza. Uko wahoze isi itararemwa itarabumbwa, data wowe uko wahoze, izina ryawe niryubahwe. Data umuririmbyi aravuga ngo imyaka igihumbi ni myinshi kuri twe, ariko wowe iguhaniye umunsi w'ejo washize. Data wa twese uhoraho, nyemerera uyu mushiki wawe, uyu mwene data, umubere Imana, umubere umucyo, uyu mugaragu wawe mubere ibyiringiro mu izina ryawe ryera, mubere inkabo. Senganye nawe, murwanirire mu izina ryawe ryera, mube hafi neza n'imbabazi zawe bitinde ku mwana wawe mu izina ryawe ryera. Ugumane nawe, higa ibimuhiga, rwanya ibimurwanya, byamuhagurukira mu ijoro ndabicecekesheje mu izina rya Yesu. Data wa twese uhoraho, ndatuye ngabo z'abamarayika zize zimugote icyumba aryamyemo. Data wa twese mwiza, zikigote imbere n'inyuma aho abana baryama mu izina ryawe ryera. Uhagere data usumba byose, ubwiza bwawe bugotera runo rugo mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, ibyumba byose, ngabo z'abamarayika zihagarareho mu izina ryawe ryera. Mwana we ndamusengeye, nubane nawe mu izina ryawe ryera. Nisengesho ryo kuryama, data usumba byose, data usumba byose, umubere Imana, umubere umucyo, umubere ibyiringiro. Gakiza kawe data gatinde ku mwana wawe, kugira ngo izina rye ryubahwe, kuko uri Imana nyembaraga. Data mwiza mwamuraho, data munyembaraga, wowe uriho kandi uzahoraho. Migambi yawe ni myiza n'iteka ryose.
umuja wa mugaragwa, murinde ikibi cyose, murinde ikibi cyose, murinde ikibi cyose mu izina rye rikome. Data usumba byose, reka atabarwe n'iri joro, kongera ahabwe misiyo mu izina ryawe ryera. Yongera agire inzozi nziza, inzozi zizasohora, inzozi zifite ukuri, inzozi z'icyerekezo mu izina ryawe ryera. Mu burwayi marayika ze amukoreho, data twese mwiza akore ku kibazo. Data buke mu gitondo umuja wawe yakize, umwana wawe yakize, mugaragu ari muzima mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, inzozi ziba ukuri mu izina ryawe ryera, inzozi ziba imbaraga mu izina ryawe ryera, inzozi ze zihame mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, data mu bitotsi yongererwa imbaraga, muhe kuryama neza, muhe kurota neza mu izina ryawe ryera, muhe kugubwa neza mu izina ryawe ryera, muhereza amahoro adashira mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, gire neza umwana wawe, utindane nawe. Data usumba byose, data munyembaraga, data wa twese myiza, muririmbyi wa 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga kwacu, data amasengesho yacu ngo agera kure cyane, agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Data wa twese myiza, handi aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, kuko azafasha no gusenga. Data wa twese myiza, data munyembaraga, ngaho tubera Imana, tubera ibyiringiro, kuko uri Uwiteka. Ugirire neza umuja wawe, ugirire neza umugaragu wawe, utindane nawe, umubere Imana, umubere umucyo, umubere ibyiringiro mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, duhwekereye dutuje, umuyaga utakikoma. Data wa twese mwiza, ibyaremwe byose bihagaze, data bituje, nibwuza ukatugenderera mu nzozi zacu, ukavugana natwe mu izina ryawe ryera, ukatumenyesha. Data umunyembaraga, ukatumenyesha, ukaduhishurira, ukatwereka porogaramu yawe mu izina ryawe ryera. Uyu mugaragu wawe, uyu mwana wawe, nubane nawe data myiza. Byaremwe bihagaze, buri kimwe cyose gituje, umuyaga usa naho uhagaze, izuba n'ukwezi byahagaze mu izina rye rikome. Data usumba byose, ndakano na gato kagikoma, asinziriye, awekerereye. Data mwiza, mugirire neza, ubane nawe, muhembure, musange, mugenderere, wongere umwubake mu bugingo, mu mwuka, wongere umwubake mu buryo bw'umubiri mu izina ryawe ryera. Yubakwe nawe kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Uwiteka. Data munyembaraga, mutindane natwe, tubere Imana, tubere umucyo, kuko uri Imana isumba byose. Data munyembaraga, Dawidi muri Zaburi 118 yavuze amagambo akomeye cyane ku murongo wa 17, aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ndekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Data munyembaraga, ngano bane n'umwana wawe. Data usumba byose, umuyobozi neza n'ubutware bwawe, kuko uri Uwiteka. Kuri ku murongo wa 15 yavuze amagambo akomeye cyane. Data wa twese mwiza, ijwi ry'impundu, data wa twese mwiza, murivugiriza agakiza riri mu mahema. Data y'abakiranutsi, nyemera umushyi wawe. Data mwiza, amahema ye abe meza, n'iki cyumba cye bibe byiza. Kuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukorana ubutware, reka yisegure kuboko kw'iburyo k'Uwiteka. Data mwiza, uri inzozi nziza, kuboko kw'iburyo k'Uwiteka ushyizwe hejuru. Data mwiza, reka umutwikirize ibiganza byawe. Data mwiza, maboko yawe yamurambikeho kuboko kw'iburyo k'Uwiteka, gukora iby'ubutware mu izina ryawe ryera. Reka data mwiza agira iby'ubutware, kubw'ineza n'imbabazi zawe, izina ryawe niryubahwe. Genderera mwana wawe, mubashishe muri byose, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko uri Imana isumba byose. Data mwiza, data munyembaraga, kora imirimo n'ibitangaza, uyubahishe kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Uwiteka. Genderera rero mwana wawe, utindane nawe, mubere Imana, mubere umucyo, mubere ibyiringiro, neza n'imbabazi zawe bitinde cyane ku mwana wawe, kugira ngo izina rye ryubahwe, kuko uri Imana isumba byose. Data mwiza, mukomereze imbaraga
tumugirire neza n'iri joro, ngo ni ijoro ryiza, ngo ni ijoro ry'imbaraga, mu izina rye rikomeye. Data wa twese uhoraho, data wa twese mutangabugingo, ukore byose ng'Imana kugira ngo izina rye ryubahe, kuko uri igitangaza. Girira neza uwawe, utinde cyane ku wawe, komereza imbaraga uwawe mu izina ryawe ryera. Reka mu ijoro umugenderere, reka mu ijoro utindane nawe, reka mu ijoro umugirire neza, reka mu ijoro data wa twese mwiza umugenderere kugira ngo izina rye ryubahe, kuko uri Imana nyamana. N'icyo nibucya avuge nga Dawidi, avuge ngo nari ndi umusore none ndashaje, ariko sinigeze mbona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, ngahuko we ngo agira ubuntu umunsi ukira. Data wa twese mwiza yamara kugira ubwo buntu, ngo kandi urubyaro rw'uwo ntiruzasabiriza mu gitondo. Data wa twese mwiza abone data imigisha y'ubutunzi, atunga umuryango we. Data mu izina rye rikomeye, genderera uwawe, tindane n'uwawe, ubashishe uwawe mu izina rye rikomeye. Data wa twese mwiza, ngaho bana n'umuja wawe, kandi utindane nawe umugaragu wawe, utindane nawe umwana wawe, utindane nawe data uhoraho, umubashishe umuja wawe. Data nisenga usinzire neza, senga usinzire neza, senga usinzire neza, senga usinzire neza. Data mwiza, bitotsi bikanguka mu izina ryawe ryera, bitotsi bikanguka. Data wa twese Mama uhoraho, bitotsi bikanguka bibe ku muja wawe, bibe ku mwana wawe mu izina rye rikomeye. Ndetse umuhembure kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Mana nushime, Mana nushime, Mana nushime, Mana nushime. Haleluya. Levone mene, levero taya, levone mene, levero taya, levero se contane me, lev tu bene mene, la bisene, levone me, se vedo tadone ko, levere ni me, levero se vota, levone mene. Amina, amina. Lele taya, tefone mene, levre tu de contane mene, levero tevo tu se contane me, lele taya mene. Uwiteka urahambaye, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Migambi yawe ni myiza, migambi yawe ni iteka ryose. Bwami bwawe data ntibuzahanguka. Data mwiza, senga sinzire neza, amagaye Imana ubutatu bwayo bwera. Data usumba byose, worose mu izina ryawe ryera. Umuja wawe yoroswe nawe, agirirwe neza nawe mu izina ryawe ryera. Data umwana wawe yoroswe nawe mu izina ryawe ryera. Amahema yawe amutwikire mu izina ryawe ryera. Bwiza bwawe umurasire n'iki cyumba aryamyemo mu izina ryawe ryera. Iri sengesho ry'iri joro ririmo ifunguro ry'umunsi mu izina ryawe ryera, ririmo gahunda z'ejo, ririmo bizakurikiraho. Data bukeye kugira ngo izina rye ryubawe, kuko uri Imana nyamana. Tindana n'uwawe umubashishe mu izina ryawe ryera, kandi ukomeze kumuba hafi kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Izina rye niryubahwe. Kandi Dawidi muri Zaburi ya 70, data wa twese mwiza, numvise avuga ku murongo wa 12, data wa twese mwiza, Mana ndumbe kure, Mana yanjye tebuka undabare mu izina ryawe ryera. Abansi b'ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni, barimbuke. Abashaka kungirira nabi bambike igisuzuguriro. Yo haleluya. Uyu mushiki wacu ndumube kure mw'iri joro, y'umwene data ndumube kure mw'iri joro, mube hafi mu izina ryawe ryera. Data mwiza, bashaka kubikirira ubugingo bwe babubure. Babarozi bagenda mu bicuku bya nijoro, babandi bagendera ku dutaro, babandi bagendera mu miyaga, babandi bagendera mu myuka, babandi badutongerera. Data bakoreza amarozi yabo, levone meregre, ayo ngayo natugereho mu izina ryawe ryera. Basange tuzitiwe n'amaraso Yesu Kristo. Babandi babyuka mu masasta bagambira kujya mu marimbi ngo badutongerere. Oya, oya, oya. Dawidi aravuga ngo Mana yanjye ndumbe kure, Mana ndumbe kure,
mana yanjye tebuka uze ahondi mana uze ahondi mw'iri joro mu izina ryawe ryera uyu mushiki wacu uze aho ari mu izina ryawe ryera uyu mwene data uze aho ari mu izina rye rikomeye mugenderere kuko uri Imana mfite ubutwari n'ubushobozi kandi mwami mwiza mwami udukunda mwami mwiza umva byose data wa twese uhoraho bane n'umwana wawe umugirire neza data wa twese mwiza kandi ukomeze kumwubaka yubakwe nawe mu izina ryawe ryera data usumba byose kandi mu gitondo nibucya niko Dawidi yavuze ngo akanwa kanjye kazaba ari inguru yo gukiranuka kwawe n'agakiza kawe ayiwe n'agakiza kawe umunsi were kuko ndazi umubare wabyo nzajya aho uri kuko imirimo ikomeye mwami yakoze nzavuga gukiranuka kwawe wenyine kuko buraba bukeye amahoro kuko buzaba bwakeye neza kuko buzaba bwakeye mu izina ryawe ryera ry'igihumeka umwuka w'abazima nongererewe iminsi yo kubaho imyaka yanjye yiyongereye yo haleluya 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 reka ubwiza bw'Imana reka ubwiza bw'Imana bugote kino kirere reka ubwiza bw'Imana bugote runo rugo reka ubwiza bw'Imana data wa twese mwiza ugenderere umuja wawe urakoze data urakoze data urakoze Kristo bibimbe kure byabibe kure yanjye tuzibe kure yanjye mu izina ryawe ryera data usumba byose wite ku gusenga senganye n'umuja wawe data wa twese uhoraho ngaho bana nawe b'ibitotsi byiza bitotsi data twese myiza nduhukiramo mboneramo Imana data wa twese myiza mboneramo imigambi yawe bishurirwamo gushaka kwawe mu izina ryawe ryera bishurirwamo gukora kwawe bino bitotsi aba ari byo biba Imana wawe ngabana nawe tugirire neza niko dushimiye Imana tuyizeye ku bwa data wa twese mwana n'umwuka we amen amen senga usinzire neza senga usinzire neza senga usinzire neza ugira ibitotsi byiza amen amen